Ndabasuhuje mwebwe mwese mu gukanda subscribe hano kuri Mugisha TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Mu muco nyarwanda no mu rusengero, umuziki wa gospel wagiye ukora ku mitima y'abantu benshi. Ariko se ujya wibaza ibyo abaririmbyi banyuramo inyuma y'amajwi meza n'amashimwe turirimba mu rusengero? Uyu munsi twagukoranyirije urutonde rw'abaririmbyikazi b'ibihangange muri ADEPR n'ubuhamya bwabo butangaje bw'uko banyuze mu bihe bikomeye, kuva mu bupfubyi, imvunja no gucuruza agataro, ariko Imana ikaza gukora igitangaza mu buzima bwabo. Bana natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo. Uwa mbere mu tugiye kuvuga ni Goreti Mushimiyimana, umwe mu baririmbyi benshi bazi mu ndirimbo zakunzwe bikomeye nka Imibereho Yawe, Imbaraga z'Amavuta n'izindi zitandukanye. Mbere yo kuba umuhanzi ungana gutya, Goreti yakuriye mu buzima bugoye cyane bw'ubupfubyi. Yanyuze mu makuba ateye agahinda kuko yageze n'aho arwara imvunja mu birenge, ashumba inka z'abandi kugira ngo abone uko abaho. Ariko Imana yo mu ijuru ntiyamutereranye, yaramurebye iramwubakira, imuha urubyaro, ubu akaba ari umuhanzi ku giti cye ndetse n'umuririmbyi muri kwaya y'ababyeyi ya ADEPR Muhima. Ubuhamya bwe bwibutsa benshi ko aho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangirira, ko ariho Imana itangirira gukora. Uwa kabiri ni Umurerwa Olive, azwi cyane mu ndirimbo zafashije abantu benshi nka Nshingira Amabuye, Yesu we Nzagukorera n'izindi. Olive yakuze mu bibazo bikomeye nyuma y'uko nyina umubyara yitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Se yahise ashaka abagore babiri kandi yari umukristo. Ibyo bihindura imibereho ya Olive. Ubwoba n'agahinda ntibyahagarariye aho. Olive amaze gushaka umugabo w'umafande, mu cyumweru cya kabiri gusa barushinze, umugabo yitabye Imana. Olive ntiyahise ashaka undi mugabo, yakomeje gukorera Imana, maze Imana imubwira mu mutima ko azabona undi mugabo. Yaramutegereje imyaka myinshi, Imana iza gusohoza isezerano. Ubu yahawe umugabo n'abana, bakaba batuye mu Burayi, kandi akaba akomeje kumenyekanisha ubutumwa bwiza mu matorero atandukanye ku isi. Uwa gatatu ni Stella Manishimwe, azwi cyane mu ndirimbo yakubise ikagera kure yitwa Ni Jye Wa Mugore, Amashimwe n'izindi zubatse imitima y'Abanyarwanda. Stella ni umuhanzi wazamukiye mu ishuri ryo ku Cyumweru Ecole de Dimanche. Yaje gushaka umugabo afite imyaka 20 gusa. Mu buzima bwe bwo gushaka yahuye n'ikigeragezo cyo kumara imyaka 5 yose atarabona urubyaro, ariko ku mwaka wa 6 Imana yibutse Stella imuha abana. Indirimbo ze zikora ku mitima y'abantu benshi kuko zirimo ubuhamya bw'ubuzima yahuye nabwo. Uwa kane ni Geraldine Muhindo, umuhanzi wakunzwe cyane mu ndirimbo Reka Ndirimbe, Ku Musozi, Uri Imana yo Kwizerwa n'izindi. Icyatunguye benshi kuri Geraldine ni uko yivugiye ko mu ntangiriro atari afite ijwi ryiza ryo kuririmba. Muri kwaya yabagamo, abantu bageze n'aho bashaka kumukura mu baririmbyi, bagira bati uyu mukobwa ari kwicira abandi amajwi. Ariko Imana yaramusuye mu nzozi, imubwira ko izamwigisha kuririmba. Iby'Imana yamubwiye yarabisohoje, yatangiye ubuhanzi ku giti cye, arabuzahura kandi akundwa mu buryo butangaje. Ubu ari kubarizwa muri Canada kandi aracyari icyitegererezo cy'uko Imana ireba umutima w'umuntu, ntiyite ku kintu abantu babona inyuma. Uwa gatanu ku rutonde rwacu uyu munsi ni Bernadette Musabe, umuhanzi twese tuzi mu ndirimbo zikora ku mitima nka Naramaramaje Kumukunda, Uzaza Ryari n'izindi. Bernadette yanyuze mu bihe bikomeye cyane mu muryango we. Mama we yaje kurwara bikomeye, biba ngombwa ko Bernadette afata inshingano zo kwita kuri barumuna be. Wakibaza uti yabikoze ate? Yagiye mu muhanda acuruza agataro kugira ngo abone ubuzima no kurera umuryango we. Aya magorwa yose ntihagaritse umugambi w'Imana. Imana yaje kumuha impano yo kuririmba, iramuzamura. Ubu ni umwe mu baririmbyi bakundwa cyane mu Rwanda, wamaze guhindura amateka y'umuryango we. Uwa gatandatu ku rutonde rwacu ni Leonira Mutuyimana, umwe mu baririmbyikazi b'ibihangange muri ADEPR, wafashije abantu benshi binyuze mu ndirimbo zizewe kandi zihumuriza imitima y'abakomeretse nka Niki Gitumye Igise Kigufata, Akarindagiza n'izindi. Ubuhamya bw'ubuzima bwe n'indirimbo ze bigaragaza amateka y'umuntu watsinze intambara zikomeye zo mu buzima, agakoresha agahinda ke n'ibigeragezo yabonyemo gukomera kw'Imana mu buhamya buhumuriza abandi. Indirimbo ye Niki Gitumye Igise Kigufata yazanywe n'isengesho ryo kwakira gukira mu ntekerezo n'umubiri.
yibutsa abari mu kaga ko kunesha kwegereje kandi ko Imana igikora. Uwa karindwi ni Emeta Mukazayire, izina rihita zibajyana mu isi y'umuziki wa gospel mu Rwanda. Yakunzwe cyane mu ndirimbo Amatunda yakoranye na Korali Harmoni y'Igisenyi, aza n'ubundi kwemerwa cyane mu buhanzi bwe ku giti cye binyuze mu kuririmba indirimbo zo mu gitabo. Ubuhamya bwe bugaragaza umurava wo kuguma ku nkoni y'Imana nubwo ibihe byaba bitoroshye, kandi indirimbo ze zakomeje kugarura abazimiriye muri Kristo. Uwa munani ni Pelosi Niyigena, umuririmbyi wamenyekanye cyane muri Choir Jehovah Jireh muri Sep Iyerika. Azwi cyane ku ijwi rye no kugaragara mu ndirimbo yakunzwe bikomeye yitwa Gumamo. Muri Gumamo yaduhaye ubutumwa buhamya ko nubwo abantu baguhunga cyangwa ibintu bikazamba, kuguma mu kiganza cy'Imana ariho hari uburinzi burambye. Ubuhamya bwe bwagiye bukora ku mitima y'abakwiriye gufata icyemezo cyo kuguma mu gakiza. Uwa cyenda ni Bertin Mukarusanga, nawe uzwi cyane muri Choir Jehovah Jireh, wazamuye ibyiringiro by'abantu benshi mu ndirimbo yagize igikundiro gihambaye yitwa Abandi. Uwa cumi ari nawe dusoreje uyu munsi ni Sergine Beura, umuririmbyi wa Choir Jehovah Jireh wamenyekanye mu ndirimbo ya Jehovah Jireh Nibwo Bumana Bwayo, aho atera avuga ngo yemwe abanyumva mwigire hino mbaganirize mbabwire imirimo y'Umwami wanjye. Indirimbo Nibwo Bumana Bwayo ikubiyemo ubuhamya bukomeye bw'uko Imana yerekana ububasha bwayo ari uko ubushobozi n'ubwenge bwa kimuntu bwarangiye. Icyo ni igihamya cy'uko mu ntege nke z'umuntu ariho imbaraga z'Imana zikora neza. Mushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Migisha TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi tubagezeho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.